Yes, tubaye ikaze mukuru yacu y'imikino. Twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye muherereye mu amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda. Hose twizere ko mumeze neza cyane, ibintu bikomeje kugenda bimera neza cyane, by'umwihariko maze kuba wakanda subscribe nawe utarayikanda, iki nicyo gihe nguye kandi kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane, amakuru ajya kugeraho ku gihe, ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Gukanda subscribe, amakuru dushyizeho, buri nkuru yose dushyizeho, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane, amakuru abasha kugenda kugeraho ku gihe kandi ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Niyo mpamvu mfashe umwanya nshimire buri wese waduhaye umwanya wo kumva iki kiganiro, ukumva n'ibiganiro byacu rwose, ugenda umenya byinshi bigiye bitandukanye bigezweho, by'umwihariko mu yo bita Nyamukandagira, tuba tuyiganiraho neza cyane, ibintu bimeze neza cyane. Mukande subscribe abafana ba Nyamukandagira, mwigaragaze uwo bita Memere Dawo, mwerekane ko ari umukinnyi mwemera cyane, udutima tw'umukara n'umweru muri comment muvuga muti rwose uwo bita Memere Dawo man of the match ku mukino uyu munsi wahuje ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya KMC. Ikipe ya APR yarangiye rwose yegukanye umwanya wa gatatu, rwose ubona ko byari ibintu byiza cyane, nubwo bitari byiza ijana ku ijana, ariko ubona ko rwose byari byiza gake gake. Uwo bita Memere Dawo agenda aba man of the match mu buryo udashidikanywaho, dore ko abantu benshi bavuga bati uyu mukinnyi afite byinshi byo gutanga, azatanga akazi by'umwihariko muri shampiyona, kuko mu yindi mikino abantu baravuga bati umutoza nta cyizere ari gutanga rwose. Uwo bita Memere Dawo mushobora kumuryoherwa, mushobora kumwenjoyinga muri shampiyona, kuko ni hamwe mu hazigaragaza. Bamwita Memere Dawo nimero 10 hatari, APR yasinyishije rwose, ubona ko akora icyo bita itandukaniro rwose, ubona ko ari umukinnyi uremereye kandi ugenda ufasha ikipe ya APR mu buryo bugiye butandukanye, mu mikino imwe n'imwe igiye itandukanye. Iyo atatsinze atanga assist, iyo atatanze assist rwose aba yafashije equipe mu kuba yagenda igira umukino mwiza. Uyu mutaramu bita Memere Raouf Dawo rwose, umunya Burkina Faso w'imyaka 22, wujuje imyaka 22 rwose mu minsi mike ishize. Rwose uyu mutaramu umwe mu basore bakiri bato ariko bakina umupira rwose uremereye, ku moso iri magique, ku ndyo iri magique rwose, ubona ko amaguru yose arakinisha, bari tayari hasi no hejuru rwose, ubona ko ari umwe mu bakinnyi beza. Ntabwo ari ibintu byo kumutaka cyane, kuko umukinnyi umaze guhembwa ibihembo birenga 3 mu mikino ya Sekafa Kagame Cup rwose aba yarakoze kandi afite byinshi yagiye agaragaza. Ubwo sinzi icyo washingiraho rwose utamwita umukinnyi mwiza muri APR rwose, ubona ko akora itandukaniro abandi bakinnyi ikipe ya APR yagiye sinyisha, ubona ko rwose uwo bita Memere Dawo asa nkaho ari we mukinnyi ukora itandukaniro ku kigero cyo hejuru. Bamwita Memere Raouf Dawo, umunya Burkina Faso. Ubwo nsaba abantu mumwemera ngo mwigaragaze, abantu mumwemera rwose nkuko nibabwiye mwigaragaze, ubundi twiganire tugenda tunizamukira rwose. Iyi Sekafa Kagame Cup haje kubamo icyo bita gutungurwa ku ruhande rwa APR. Abantu benshi bimvishaga ko ikipe ya APR igiye kwegukana iyi Sekafa rwose mu buryo bworoshye cyane, ariko umutoza Taribu rwose yakoze icyo bita gutungurana, afatwa n'ama equipe agiye atandukanye, agenda mutandika icyo bita umubo w'ibitego, birangira ikipe ya APR yisanze ku mwanya wa gatatu muri iri tsinda rwose, cyangwa se muri iri rushanwa, kuko amatsinda yavuyemo ubona ko yatangaga icyizere, ariko abantu batangiye kugenda bashidikanya bavuga bati nubwo isohotse mu itsinda, ariko ubona ko isohotsemo ku bwa burembe, cyangwa se ubona ko rwose nitagira ituntu ikosoramo rwose ishobora kutazaharenga, biza no kuba impamo rwose. Ubona ko kurenga amatsinda bigoranye iyo bita APR rwose, ibintu birushaho kugenda bibana, ibindi mibare ikomeza kugenda iba myinshi nyuma y'uko ku mukino wa Al Hilal rwose ikipe ya APR yanatangiye neza, itangira itsinda, abafana batangira kuvuga bati rwose ikipe yacu ibirimo neza, ibintu bimeze neza cyane, ariko akagozi kaza gucika rwose mu minota 45 ya mbere. Ikipe ya APR yari iyoboye rwose igitego 1-1 mu minota y'inyongera mike cyane. Ikipe ya APR baza kuyishyura, biza no gukomeza bongera iminota 30-90 y'imikino isanzwe yarangiye rwose. Ikipe ya APR iza kugenda ikubitwa ibindi bitego rwose, ubona ko byari ibintu bisa nkaho biteye agahinda ku bafana b'ikipe ya APR, aba bari bayiherekeje cyangwa se n'abandi bose bayifana rwose, ubona ko ibintu byari bikomeye cyane. Iyo bita APR rwose ibintu ntibyabashije kuba byagenda neza cyane. Inkuru ngira tuganireho gato rero n'umutaramu bita Mucyo Anta biganiro, ndagira ngo tumuganireho gato cyane, wenda kugira ngo tuze kumenya bimwe mu bintu mwahishwe, tubishyire hagaragara, turebe ko mwagenda musobanukirwa bimwe mu bigiye bisa nkaho bihishe. Umutaramu bita Mucyo Anta biganiro yashize umucyo ku bibazo byagiye bivugwa bye muri APR, ukuboko kwe muri APR, ukuboko kwe mu ngoma y'abapampe, izina abapampe, Mucyo Anta gushyirwa mu itsinda ry'abapampe. Ibyo byose yagize byinshi agenda bisobanura rwose, ubona ko
yagiye agaragaza amarangamutima kuri kubamwita umupampe, bamwita ko afite ukuboko mu ikipe ya APR, ari umwe mu bagurisha abakinnyi mu ikipe ya APR, rwose afite byinshi yagiye atangaza rwose kuri iyo ngingo. Ubwo ngira ngo wenda tubinyuremo gake gake kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Umutaramo bita Mucyo Anta Biganiro nk'uko byagiye bivugwa hamwe n'itsinda ry'abandi banyamakuru bagiye batandukanye, bagiye bavugwa ku bintu biremereye byo kuba barafashe cyangwa se bafite uruhare runini mu isoko ry'igura n'igurisha, by'umwihariko muri APR. Abafana b'ikipe ya APR mwafata uyu mutaramo bita Mucyo Anta Biganiro mukamufata nk'umwe mu bagize uruhare cyangwa se nk'umwe mu bapampe bakuru. Rwose ndagira ngo mbabwire ngo icyo bita imiriro bita Mucyo Anta Biganiro rwose yamaze kugenda bishyiraho umucyo, avuga ko ikipe ya APR ari ekipe akunda, ari ekipe atakifuriza ikibi cyose, kandi n'abavuga ko ari ekipe yasahuye cyangwa se ari ekipe yibye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, abasaba kuba rwose bagenda bahagarika ibyo bintu, kuko ari umwe mu banyamakuru bakoze umwuga wabo neza kandi utarigeze yijandika mu bintu by'amatransferi, by'umwihariko mu ikipe ya APR. Avuga ko nta gihe na rimwe yigeze akora transfer cyangwa se abo mu agent akiri umunyamakuru. Avuga ko ibintu by'ubu agent rwose yabitangiye ari uko asezeye icyo bita itangazamakuru. Akiri umunyamakuru ngo yafashaga abayobozi b'ama ekipe kubarangira umukinnyi, akababwira ati rwose uyu mukinnyi mumusinyishije byaba byiza. Abataramu barimo ba Iragwa Haje, abataramu barimo ba Bugingo Hakim, abo n'abakinnyi yagiye arangira ikipe ya Rayon Sport. Hari abakinnyi benshi yagiye arangira mu ekipe agiye atandukanye, barimo ba Ani Ereja, rwose avuga ko ari umwe mu bakinnyi bagiye bayirangira ikipe ya Polisi n'abandi, ariko avuga ko mu ikipe ya APR rwose nta ruhare yigeze agira mu matransferi y'inyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Ubwo no kubanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira mu yo bita AP bayita APR nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubona ko rwose iyo bita APR, ubwo icyizere abafana barakubwira bati uyu mutoza kugira ngo icyizere cyongere kigaruke nuko afata match ya Pyramide akayishyira ku bitugu bye, akayiheka ikipe ya APR, akayambutsa ikiraro gikomeye cyane, akayambutsa mu Misiri. Rwose bitari ibyo bizaba bigoranye rwose yuko abafana